Paso no munsi mwatangije umushinga wa Ambassadors mu karere ka Kamonyi n'umushinga umaze igihe umuntu yakwibaza Kamonyi yegeranye na Kigali kuki byatinze hanyuma ubwo natubwira no gahunda mwatangije nuko imeze muri rusange. Murakoze cyane. Ubundi akarere ka Kamonyi gasanzwe kafasha mu guha ikibuga ibikorwa byo muri vacances cyane ubu rero muri iki gihe twashatse ko bitaba igikorwa cya football campus gusa ahubwo kiba n'igikorwa cya academy ihoraho. Niyo mpamvu ikigo cyacu cya Ambassadors Group Rwanda Limited kiri kuyangishinga academy aho abana babasha kwiyandikisha muri ayo academy. Dufite academy Kibagabaga, tukagira na academy tugiye gushinga na academy hano Kamonyi kuri iki kibuga. Uburyo by'akarere ka Kamonyi gafite gahunda nziza yo guteza impano z'abana imbere. Urebye ibibuga bubaka, uganira na meya ukareba na initiative bafite, ubona ko hariho gahunda yo guteza impano z'abana imbere. Niyo mpamvu rero na kino kibuga twaganiriye nabo tubabwira igikorwa twifuza gukora cyo kwegereza ubushobozi abana bakiri bato kugira ngo bazamure impano zabo. Nawe wabibonye ko imipira dufite hano turanayikorera twebwe, ntabwo tujya kuyigira hano tuyigura cyangwa tuyikure hanze. Ibyo bikazaha amahirwe byibuze abana ba hano ko bafite ibikoresho bihagije. Twahisemo kuza hano, murabona hari na tapi aho abana umwana nabashe kwitura hasi ntabwo akomereka cyangwa se n'ahantu hari comfortable. Hari n'ikirere cyiza naye wahabonye ku buryo dukora mu gitondo kuva kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatandatu no kuwa gatanu. Uburyo duha abana bo muri kano gace uburyo bwo kuzamura impano zabo. Si ibyo gusa kandi tuba n'abana bafite impano bavuye mu karere ka Kamonyi ndetse n'ahakikije, ndetse n'ahandi tugiye dufite gahunda yo guteza impano z'abana imbere baze bagaragariza impano zabo hano. Paso ngiye twibutse igihe no mushinga umaze, harimo natubwira kugeza ubu muri 2025 icyo mwishimira ndetse n'umusaruro umaze gutanga. Murakoze cyane. Ni byiza ko mbivuga mu buryo bwumvikana. Ambassadors Football International ni umuryango wa Gikristo mu by'ukuri ukwana amatorero hagamije guteza impano z'abana imbere no kugisha ijambo ry'Imana. Ariko uwo muryango washyizeho n'ikigo cyihariye cyitwa Ambassadors Group Rwanda Limited. Nicyo numva nabasha kuvugaho aho tumaze kugera. Icya mbere nuko tumaze kubona dufite academy iri national, iri excellent, iri mu karere ka Nyamagabe, aho tumaze kugenda dutanga n'abakinnyi mu makipe yandi muri Gasogi, mu Ntare. Ngira ngo dufite n'undi ugeze muri Kamonyi uri kwitabwaho n'ikipe twamuhaye. Ariko ibyo ni ibikorwa byiza tumaze kugeraho. Ikindi nuko no mu rwego rw'abana b'abakobwa turera usanga amakipe asigaye ashaka abana b'abakobwa bavuye mu irerero rya Ambassadors Group Rwanda Limited. Ikindi nuko twagezeho gikomeye cyane, kandi nibwira ko ari twebwe dukora ibikoresho bya siporo kandi tugateza na siporo imbere. Wabonye imipira hano, niba dufite abana 60, buri mwana wese afite umupira wo gukina. Bibasha no gutuma abasha kugira touches nyinshi ku mupira, kandi si ibyo gusa tunifuza ko tuzamurana na character z'abana. Murabizi ko tumaze iminsi twumva n'umukuru w'igihugu amaze iminsi agaya abantu bakunda kujya mu bapfumu bagasiga abantu imiti. Twebwe ikintu twitaho noneho ni ukwigisha umwana ko ashobora kuzamura impano ye yishingikirije ku bushobozi Imana yamuhaye, bitewe n'impano Imana yamuhaye, atishingikirije ku mbaraga zindi z'abapfumu mu mupira w'amaguru. Niyo mpamvu rero twebwe niyo urebye politike ya Minisport usanga ikibazo cy'icyo bita sportmanship cyangwa se aba sportif bafite indangagaciro bashobora kuba modeli y'abandi ba sportif. Icyo rero tugitajya tukira abana bato. Niyo mpamvu tujyana ku rukurumu zifasha abana mu by'ukuri kugira fair play, kuko umwana agomba no kugira fair play akiri mutoya. Agomba kumenya uko behavinga mu kibuga akiri mutoya. Nimba agize ikibazo, etike y'umwana mu kibuga bimeze bite. Ndumva rero nibyo tumaze kugeraho. Tufite icyifuzo cy'uko byibuze muri ahantu hari ibibuga twaganira n'ubuyobozi kugira ngo tubashe kugenda dushyiraho iza academy zibasha gufasha abana.